subscribe net na birangora kangire gutya nzikuremo kugira ngo bigende neza. Ejo hari tariki 10 ubwo abayoboke b'iri torero Blessing itorero Showers of Blessing Church, itorero ry'imigisha. Iri torero ku munsi w'ejo habereyemo icyo bita imiripuko. Abayoboke b'iri torero bararwanye, haba ba mama pasiteri, haba ba pasiteri, bararwana kugeza ubwo ubuyobozi buza gufunga iri torero rya Mbugangari. Abayoboke bari baririmo, abakristo bari baje gusenga, basohorwa igitaraganya badasenze, basubira mu ngo zabo kabisa. Ubona ko ari ibintu ni ibintu mu by'ukuri abavuga ati Satani yaramanutse, Satani arahari, Satani arakora gutyo kabisa, ngo umishaho kamera aho ngaho cameraman. Satani arakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iri torero kugira barwane byagenze gute kugira ngo iri torero ku munsi w'ejo barifunge? Ese kubera iki muri iyi minsi amatorero ari kuvamo ibintu by'intambara, ibintu by'urwango, ibintu byo gusebanya, ibintu byo kudakora umurimo w'Imana? Nyamara ku mugani wasanga bya bintu birimo indonke. Muzaniye rero inkuru yahatari cyane. Ni inkuru kuri abantu bibera mu kabari bashobora kukubwira ko ari inkuru iryoshye, ni inkuru iryoheye amatwi kuyumva, ni inkuru igize gute, ariko se byatangiye gute? Hararegwa nde? Ku muyobozi wa Rwanda Investing Bureau RIB Rubavu. Ubwo ngiye kugenda basomera ahangaha impamvu, ubwo ni ibaruwa yandikiwe umuyobozi wa RIB Rwanda. Impamvu gutanga ikirego itorero Showers of Blessing Church rihagarariwe na Bishop Ngendahayo Dieudonné, riregamo pasiteri Rukamirwa Makena ibyaha bikurikira. Iri torero ryareze umuyobozi waryo ibyaha ku buryo banamujyanye kuri RIB. Harimo ibyaha bikomeye cyane, harimo icyaha cyo gutekereza gushinga umutwe ukanawujyamo. Yatari cyane bro. Icyambere, icyaha cyo guhindura inyandiko, icyaha cyo guhimba no guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano bigenwa n'icyaha bigena icyaha ingingo ya 276 y'itegeko nimero 68 ya 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/18 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ibi ni ibirego bitandukanye umuyobozi w'iri torero cyangwa umushumba w'iri torero yaregaga umupasiteri wo muri iri torero. Ni ibyaha bikomeye cyane, kuko niba byaragezaho bijya muri RIB, bantu banjye, byari ibintu bikomeye cyane. Iyo ni ingingo ya mbere barega uyu pasiteri bita Rukamirwa Makena. Icyaha cya kabiri, icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi. Icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Urumva iki cyaha baregwa pasiteri ni icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo. Ibi byose ni ibyaha bihanwa, ni ibyaha bihanwa n'ingingo, ni ibyaha kihanishwa ingingo ya 224 ry'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 z'ukwezi kwa 8. Biteganya ibyaha ndetse n'ibihano bikurikira muri rusange. Bwana muyobozi, dushingiye
dushingiye ku ibaruwa ndi kubasomera, dushingiwe n'ibiteganywa n'ingingo ya 8 yo kuwa 18 n'itegeko nimero 27/2019 ryo kuwa 19 kwezi kwa 9 na 19 ryerekeye imiburanishirize y'imanza. Itorero rero Blessing Church rirarega uyu pasiteri inyandiko mpimbano, guhindura stati y'itorero ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi, uyu mupasiteri akawujyamo. Birakomeye cyane, mu nyumve. Mikrofone yanjye ko ndi kubona ihasarijera. Birakomeye cyane kabisa. Ahangaha ndagira ngo mu nyumve dukurikirane. Ni ukuvuga ngo ibyaha biri muri iyi Blessing Church, uyu muyobozi umushumba mukuru Bishop Ngendahaye Diogene nyiri iri torero, amakuru twamenye ku munsi w'ejo ubwo twageraga hano nuko iki kibanza iri torero ririmo ari icy'umushumba nyirizina Bishop. Mu kugenda rero, mu kujya hanze, akaba aba bashumba uyu pasiteri yasizeho yarashatse kugira gute kumurya iri torero. Niyo makuru ahari ngo yashatse kumurya itorero, abantu by'uburiganya, kuko stati y'itorero iteganya ko ngo Bishop pasiteri wahangaha nibura manda ye aba ari imyaka 7, ariko we aragenda arabihindura muri RGB, arangiza we yihaye manda indeterminée. Iby'imyaka 7 bivaho, biri mu mpamvu nyine bituma bavuga ati iri torero riragiye, iri torero byagenze gute. Uyu pasiteri rero uregwa n'iyi Blessing Church, pasiteri Rukamirwa, uyu Bishop Ngendahaye amurega kuba yarahinduye stati, yewe akanavuga ko uyu pasiteri yahimbye umutwe w'abagizi ba nabi yarangiza akawujyamo. Ni ikirego nyine batanze kuri iri torero. Ubwo ndi kugira ngo tuze kugera ku cyatumye ku munsi w'ejo bagira gute, ku munsi w'ejo barwanira mu rusengero, barwanira muri eglise, icyatumye abayoboke badasenga, icyatumye mu by'ukuri bataha iteraniro ritagize gute, iteraniro ritarangiye ahangaha kuri Blessing Church. Aha wa 25 z'ukwezi kwa 8 2019 pasiteri Rukamirwa agambiriye pasiteri Makanika kuwa 25 2019. Uyu pasiteri Makanika yagambiriye guhindura stati y'itorero ryitwa Blessing Church, ahindura zimwe mu ngingo zigenwa n'itegeko nshinga ry'uru rusengero bita Blessing Church. Yararihinduye. Ibi bintu byose nibyo bagiye bamurega uyu pasiteri Ngendahaye. Ni kopi hano ndayifite ndende. Ikindi kuwa 27 z'ukwezi kwa 11 2028 itorero Showers of Blessing Church rimaze gutahura amakosa yakozwe n'uregwa, ryamusabye kuyakosora, ndetse uyu pasiteri yemera icyaha ariko yanga kuyakosora, akomeza kugendera muri izo nzira z'amatiku. Icyakurikiyeho nuko yashinze umutwe ngo nawe yarangiza akagira gute, akawujyamo. Umutwe bivuga ko uyu pasiteri yashinze ntabwo ari umutwe w'abagizi ba nabi nuko bivuga rugambiriye wenda guhirika itorero, ahubwo bavuga ko bateguye inteko rusange, baramutumira, bamuha invitation. Uyu pasiteri ntiyajyayo kuko iyo nteko rusange yari kubera ahangaha iburengerazuba muri Rubavu, ngo pasiteri ashaka abantu bo kujya kuburizamo iyo nteko rusange kugira ngo ntibe. Nicyo kintu gituma bavuga ko ngo yaba yarashinze umutwe w'iterabwoba. Aha, ikindi kandi nuko ubwo iyo nteko rusange yaburijwemo ntiyabaye, nyuma
baza gutegura indi nteko rusange yabereye iburasirazuba, nawe bamuhereza invitation. Uyu pasiteri agerageza kuyiburizamo, ariko iyi nteko rusange yabereye ahantu muri hoteli, ntiyamenya aho yabereye. Ariko mu kugira ngo inteko rusange ibe, ubuyobozi bw'itorero bwamenyesheje uturere bari bagiye gukuramo iyo nteko rusange aho bizabera n'ibiki, kugira ngo nibura babamenyeshe ko bafite asambure yiga ku bibazo by'itorero. Ni ukugira ngo nk'ibi bintu tuba tubikoze kugira ngo nibura tubereke ko tunafite amwe mu mabanga. Ibaze niba nk'ubuyobozi bw'itorero bushinja undi mupasiteri bakorana mu itorero ngo yaremye umutwe bihamwa n'icyaha, inyandiko mpimbano, ibiki byose, arangije agira gute? Iyi ni ingingo ndende umuntu yanahaguruka ngo akawujyamo. Kuwa 13 z'ukwezi kwa mbere 2024 inteko rusange yateranye kuwa 13 z'ukwa mbere 2024 inteko rusange yarateranye imwambura inshingano ndetse iranamuhagarika. Uyu mupasiteri wo kugira hagarare ntago yaravuze ati ntago byakunda, ntago ngewe ngira nte, ntago nahagarara, kuko iyo nteko rusange yarateranye igaragaza amakosa uyu pasiteri yagiye akora. Inteko rusange yabereye iburasirazuba, ariko kugira ngo uyu mupasiteri ahagarare ku mirimo birangira adahagaze. Ubwo ni inama yabaye tariki 13 z'ukwezi kwa mbere 2024. Imuhagarika ku nshingano. Uregwa yiha inshingano ndetse anemererwa n'umutwe. Uregwa yakoze umutwe w'abagizi ba nabi, akora icyaha cyo kuwushyiraho uwo mutwe w'abagizi ba nabi, ndetse nawe awujyamo. Kurumva ibintu biri muri itorero. Itorero ni danje. Ni itorero ryitwa Blessing, ni itorero ry'Abanyamurenge, niko abantu bahangaha batubwiye, kandi koko niko bimeze. Ingingo ya kabiri rero, ibigize icyaha byaba ni bya bindi nyine byo kureba umutwe no kuwujyamo. Ahangaha yagiye agira Pasiteri Rukamirwa Makena yakoze ibyaha aregwa abigambiriye kugira ngo izo dosiye nyine zigire gute, zibeho. Ahangaha ni kopi ndende mfite yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'itorero rya Blessing Show Church, Bishop Ngendahayo Diogene, niyo muyobozi mukuru w'iri torero. Amakuru rero ari ku kiwanja avuga ko ubwo bari bageze mu rusengero ku munsi w'ejo, kugira ngo ibyo bintu bibe, nuko habaye imvururu. Ni ibintu bimaze iminsi mu rukiko, imyaka 4-5 by'iri torero, ariko ejo byabaye agaterera nzamba, ubwo Satani yinjiraga ahera, abakozi b'Imana bagatonganira mu rusengero, bakarwanira mu rusengero. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, haba ku murenge, inzego z'umutekano, DPC, baraza bafunga uru rusengero, bashyiraho kiriya cyapa ku rusengero rutemerewe kugira gute, rutemerewe gusengerwamo. Gihari rero nuko abayoboke b'iri teraniro nyirizina bakubwira ko iri teraniro ririmo amatiku, cyane cyane ngo hari abamama baba barimo ahangaha, niba ari bashakazi, niba ari bande, ngo usanga ngo amatiku y'itorero ngo amaze igihe nyirizina mu by'ukuri, dore ko umusaza nyiri itorero Bishop aba hanze. Iri torero, aho iri torero Blessing ryubatse, rikaba ari mu kibanza nyine cy'uyu mushumba nyirizina Bishop Ngendahayo. Birumvikana ni pariseri ye, ngo hakaba harananiwe gutandukanywa inyungu z'itorero nyirizina ndetse n'inyungu z'uyu Bishop. Ejo rero baba bagize gute, baba bararwanye, barwanye muri urusengero, bituma uru rusengero barufunga. Ni byinshi twabonye abantu barira, twabonye abantu bataka urusengero nirwagakwiye gufungwa, nirwagakwiye kugira gute.
ariko ndibaza uratarabuka muri metero ukahasanga itorero abantu bayoboye amatorero babona inyungu zirenze iri, navuga ko ari nko itorero kugira ngo umuntu ashinga itorero kugira rigire gute, kugira ngo itorero rimubyarire inyungu. Niba abantu bagakoze itorero kugira basenge, bahugurane, bagire gute, buriya bakubwiye ukuntu bubatse itorero, itafari biba bigoye kugira gute, ariko nk'inyungu ziba zibonetse ugasanga kuzisangira ni ikibazo gikomeye cyane ahangaha kabisa. Jewe nyita Akamenamutwe TV, ndacyari kuri itorero, ndi kugenda ngukurikiranira byinshi.